uyu munsi ubaje umwe mu 23 uti imyaka 20 mwaharaniraga iki uretse gucyura impunzi iyo ni cause ntabwo ari principe y'intambara iyo ntabwo ari manifesto y'intambara iyo ni impamvu umwe wese yagira nkuko sinabo mpunzi zonyine kwisi kandi buri mpunzi mu gutaha ntabwo irwana ntabwo biri adamantike impunzi zitabantu barwanye nubwo inyinshi ariko bigenda koko abantu bari imyaka 20 n'ingahe bataragira inkingi za mwamba muri manifesto nk'eshanu niyo bajya kuganira bavuga ati murakora ku gashami ntimukora ku mubyimba w'igiti sibyo murakora ku kabuto ntibukajyane igiti kiracyari kizima kizamera izindi ntabwo je mve leta ya Kinshasa sofa uko ibintu bimeze nyine Tshisekedi niwe perezida w'umakwandosinga ibyo byose hege mu 23 igomba kubyumva igihe itafite ikindi kintu yubatse gihanganye na Kinshasa Kinshasa zavuga utari kubane muzindi mini imipaka ni yacu ntabwo ari mu mugenzura imipaka mugenzura ibyo by'ubusirikare n'iki kumura abasirikare muve mu butegetsi iyi ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni ibintu reba ubanje guhengeza cyangwa se mukitsimba hano ukabaza umuntu uti we kubundi mumva byagenda gutatishana bankurahiye giye kunjyana Kinshasa simbyumva akandi gakoryo karimo hakababaye mu 23 aba RCD aba CNDP bameze nk'abariye akantu k'Kinshasa umugeneral ubundi nkunda babwira ngo ajye mu yindi ntara kanga ntabwo ubundi bishoboka mu gisirikare ugomba gusobanura impamvu utajya mu yindi ntara nubwo nta mpunzi waba ufite iri hanze iyo mpamvu yasobanuka gute yasobanuka uvuga determination y'ikindi kintu urwanira aho witi wanyu ni hehe urumva kuko mu gisirikare nta muntu deployed aho yifuza ntabwo cyo kiri gisirikare n'igituma aba bana babwira bati mujye bandundu mujye hose bakumva ni ikibazo ukuyemo n'impunzi buriya bishoboka kuba bumva hatanabanogeye nkuko n'ubundi umuntu wa Bakongo Kinshasa badipora inzara muri stand DRC usanga ari byamunaniye izi modoka zuzuye imihanda haba miyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars. Buy and ship your dream cars. Bakunzi bacu turabasuje umurereye mu mpande zose zisi mwebwe mukunda ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi ndetse nzi neza ko benshi muduha ibitekerezo bigiye bitandukanye ndi kumwe na Marshal ndetse mukomeza mukora subscribe kuri Gasaro News nzi neza ko benshi mukunda ibitekerezo bya Marshal umeze neza ndigagiye igisubizo ni kimwe yego munsi naje nifunze ubona ameze neza ntabwo uzambaza icyo kibazo twifunga kwawe ni gute kwambara costume kwifunga yanjye bitamo costume urumva hari iruhande rw'imodoka yawe haparitse iriya sekare nziza nayo ubwo nyine ngomba kuzana akarwanditse ngo Range Range Rover ufite iyo gahunda wana naba ngukomye shano kuri courage pe nabyishimira rwose wajya umunyenga imenyenga umpa n'imyinshi Sandrine umunyenga wenda wo kwizera ntuzagira ikibazo wajya umunyenga muri icyo modokari cyawe cyiza kimeze abantu batakuzi bagira ngo uroroshye gurana najye nawe uguha mu maboko najye nguha mu maboko nk'ukwishyura amaboko marshamba kuko tuturo twangiye urumva sinagukandira aho Sandrine uzi ko nsumba yego urasumba pe nagurukeze twigere ku bwa mbere wabanditse amateka hari imiryango hano muri Kigali utapfa kwinjiramo yego abantu batazi Sandrine ni muremure bihagije bishoboka bishoboka mama manzuri mu mama barebare yego njye ariko ndabikunda urabikunda ni nkuko nanjye nkunda kubyibuha dore covid ikimara kuza ikibazo nagize bwa mbere reka se ngo story covid ikimara kuza bwa mbere nayo yari yakubisima maze ukwezi mvuye mu kazi muri kontra nakoreraga nari muri chômage Sandrine mvu kuntu ubuswa bubaho ikintu cyambabaje bwa mbere kubera ukuntu ubuzima nabonaga bugiye kugenda none se mbabazwa n'ibiro byanjye bigiye kugenda
manu uzamfashe sinzatakaza n'ikiro kimwe nafite ibiro 94 urumva n'ubu nibyo mpima kandi ndi mu bantu bakunda kubyibuha abandi babyanga okay abantu benshi banga ku noneho rero entourage yanjye urabona abantu ntago begeranaga wagaketse ko yakagufashije muri ibyo bigoye kugutegurira ibyo ukenera byose nta muntu wari undi hafi noneho kubera gutinya rero kitchen mbafashe ibikoresho byose nanifite station de cuisine yose nanifite nyihera umujama bita David w'impunzi urumva kugira ngo ajya mfasha nibura giye muhi bikenewe kuko yari impunzi ubu yasubiye iwabo Bujumbura ndabusuje David ndabitanga abandi bajyaga gushopinga amagazi ndeki je nimo ntanga ibyanjye ngo misohokere mu nzu ntazagira gute ntazakora mistake yo kwatsa gazi kubera kubitinya ariko nkavuga se ko mbitinya nkaba nabishoboye gukunanuka no gutakaza ibiro byanjye si ni mu nzira yerekeza muri cyo cyerekezo yego aha wa mujama kamfasha yabaga kuri yazu nyine tugasangira uruzi muri covid aho basangiraga pe ibike byose bishoboka nza kugira ikibazo bakuzemo mwezi Ramazani ese ku manywa zabaho gute uyu mujama kari umusiramu ukomeye kari uri pratika kumbe umwuga we yakwara gutekera ama event ariko akaba umuhanga mu guteka David none akaba fiere akabikunda ukabona yarimo kubikora aba yishimye yanezerewe uzikiro yambwiye nkibyibaza yarambwiye ngo kandi ngo disi wasanga ngo uzajya wibwira yuko ngo ntazajya gutegura amafunguro ngo dufunze ngo burongo ibinabikuriyemo ngo nzakomeza gufasha ubuzima bwawe bwose niki icyo gihe rero wenda ni nk'akantu gato kaba gatambutse mbaninjiye muri segiteri ya farumasi ubucuruzi bw'imiti ngiye kubyiga kubajaba twakoranaga ndabashimiye cyane banyakiriye muri segiteri ya farumasi uko narivuye muri clinique ngiye mu bya farumasi kandi ni segiteri zitandukanye banyakira neza urumva Sandrine icyo gihe agapfukamunwa kakugwaga 300 kagera ku bihumbi n'ibihumbi ikarito y'ibihumbi 5 ijya ku 70 noneho bambabarire nimbivuga abatipe twagiye dukora so kubavamo siri banga ry'akazi tukagira umubosi nawe ntazo kunateye ubonye umubosi kwisi ukugira inama urumva ngo nuturitsa ngo nta kibazo ngo ati nibwo bwo nawe urabikiramo inyungu oya agasa no kugira inama ya party yawe kuko abantu baturikije muri cya gihe pe kandi byari ngombwa byari business nyine noneho ujya muri iyo business nta navuga bya bintu by'abacuruzi bazi nginjya uro buri kimwe cyose ngo ni rwihishwa ahubwo boss akajya kwibutsa ese mwana ko mwibagirwa mu mwaturikiza ni umujama urumva gutyo iyo muri urungano nta kibazo haribi Sandrine bya bindi nitaga umunano koroneho ndagira ndakubyibuka ko urabonye amafaranga menshi muri mujyi watuza amafaranga yakataraboneka urumva menshi amafaranga arariho abakubwira nshakira depo ifite udupfukamunwa ayanjye nangahe niki ukabura murangiye kaguha yuko umurangiye niki n'ibintu nk'ibyo ngibyo ebana ndi ibintu nabonye amafaranga menshi bakubwira ngo ibyago byaba muri covid byabaye n'amahirwe ya naho Imana itere inzara itanaho bahahira gusa nyine Imana izangere turi rero sinananutse Nyagasani Imana Dawuri mu ijuru ndagushimiye ko umubiri wanjye wawurinze ukawurinda ibyonyi ukawurinda ibibazo byo byose urumva akaba ariyo mpamvu gusa uzakemure n'ikibazo gituma Sandrine ahora mbaza ngo bite ngamakuru yanjye uzagikemure ku buryo ayo makuru akajya nsomaho amakuru agahita yasoma ako kamwanya nibyo navugaga Imana nyine yamfashije kugira ngo umubiri wanjye ugire ikibazo kandi umubiri niyo ducumbitsemo iyo tuvuga mu isuku urata hakiyo Nyagasani n'ubuzima busanzwe aguhaye akawugira mwiza akawutunganya abantu bakunda imibiri yabo nagira ngo tubasuhuze kuri izi kamera nuzabaho uvuga ngo ntuzita ku mubiri abarokora banga iki n'ikibiri ngo kizajya iki n'iki ngo ni igikoti ni igikoti ariko narohonze imikora mubiri muzima abantu bajya bita ku mibiri yabo bayisige urumva ibyo byose biye kuyirata umuntu usa neza basa neza nkuko urimo gusa umunsi umwe nzagufotora kubita ifoto shaka nyisambaza nashaka imbara kaka nonsetse ahita mpura n'ibibazo niwo munsi wa nyuma naba nkoze muri company oya ariko nukuri tumeze neza Imana ishimwe rero twigire mu makuru masha none se amakuru yawe yandi amakuru yanjye ni meza Sandrine nta muraro ufite sinzi ikibazo ufite meze neza ndakomeye ndarwaye ariko nukuri ndashima Imana abasubscribers kujya bazamuka buke bukeya yego Imana izabikora nyine ngenda yiringiye urayiringiye ariko n'ikindi hasa mbivugera utinya n'ibinini utinya kandi naranyweye imiti
ntabwo ujya uyimara pe Sandrine utinya imiti wa muti nawe namaze uhe wa wundi ubushize wasanze nari mfite ntawe amaze n'undi nakweretse ndanywaga utinya imiti nk'umuntu navuze ariko mana reka nikomereze njye ahubwo nkunda ubuzima njyewe ndwaye imitanguru n'ubundi kuwunywa nyine ntiwumva ko wawubitse ukongera ukaba urimo uwo Oya. n'undi waguze se iyo siro wayipfundiye byarangiye narawuguze ni ukuri wumare se ko utawumaze nyine icyo gihe kandi iyo wawupfundiye ugakira uhita uwumena ahubwo unywa azatanga wese nta nubwo njya nywa uzi buriya muri medecine buriya siro iyo wayipfundiye ikamara iminsi 10 n'ingahe urajugunya Reka ntabyo uzi nawe koko mu ni wowe utabizi ahubwo urimo kunywa atari undi waguze kandi ari undi naguze ntawe nabonye ugura je ndabona ko ari uwo nguwo ukibitse turabana ntabwo tubana wenda umunsi ku wundi ariko turabana uyu n'ibyo utinya no gutinya imiti ndabizi marsha wereka abantu amakuru batazi ibintu by'ubuvuzi kuko zimwe mu nkingi eshatu zigize medecine ubuvuzi buvura abantu harimo iyo bita allergie la souffrance urumva ubundi nizo nshingano za muganga kugukuriraho uburibwe bukubangamiye yego n'indwara itarakira ukoze impanuka burya ntabwo umuntu afite uburenganzira bwo kuribwa ku kintu icyo ari cyo cyose isi yagishakiye umuti yewe noneho bageza n'ahantu numvise hateye ubwoba bwaho ubuhanga bugezweho busiyansi igezweho bashaka ko n'ibise bitazongera kurya abantu kandi kontragisiyo zigakora ibise bigakora ariko bitarimo kukubabaza ubundi niyo misiyo y'abaganga gukuraho uburibwe bw'ikibabaje umuntu muri eta yose yabarimo biri mu nkingi za kiganga impamvu mbivuga no kubera iki rero uhura n'umukobwa cyangwa umudamu ati ndi mu kibada sibyo ukavuga icyo kibada cyawe urimo icyo kibada cyawe genda umuganga byo ntinya kuvuga se icyo kibada cyawe urimo bakubwiye ko hari imiti yoroheje ikugabanyiriza uburibwe ngo ntayiteza ngo iki ibintu ibinini biragutwara iki niba bigira ngo byareje la souffrance yawe ntacyo bikora ku mubiri wawe nta ngaruka bigufiteho kuko ushaka kubana n'uburibwe byarashakiwe igisubizo ibihe byose muri make nako nashaka guhagariraho buri kintu cyose kikubabaje wowe uduteze amatwi siyanse yakigeneye iki icyo kukigabanyiriza ubwo buribwe wiribwa rero hari umuti w'icyo kintu niba udafite ibitotsi hari byabigenewe byapimwe n'abaganga urumva niba bikubana byinshi kuko na somnolence nayo ni uburwayi hari uburyo wafashwa batinywa ikawa sibyo yego so nagira ngo mbwira abadukurikiye ko ku buribwe ufite bwose njye sinzi ngo ni ubuhe bufite igisubizo maybe ni wowe utajya gushaka icyo gisubizo ku bwende maybe ni muganga mwahuye udahwitse utarimo kugushakira igisubizo cy'iki cya bwa buribwe ntimukababazwe kandi ibisubizo byose bihari siyanse nicyo kintu igamije ku kintu cyose utekereza ko kikubabaje kirimo kukubabariza umubiri burya wegereye ubuvuzi buraproporiye ukagira amahirwe ugahuza n'umuganga ukwitayeho agushakira igisubizo cyacyo reka kuguheranwa n'untuze rero ndabyemera katwikomereze mu makuru masha karame aho nabonye Maxime Prévost baramuzi n'umugabo w'umubirigi avuga ko Tshisekedi biriya biganiro bya Doha nakoresha iyihe mvugo se abona atari nk'igisubizo kuri bo yego yavuze ko bitari satisfaisant ntabwo bishimishije muri make yego niba uhita ushaka difference ya satisfaction ni ukunyurwa ukumva ko bihagije ibyo ushaka yabonye ko rero ibintu bidahwitse nta nicyo binavuze muri ibyo ngibyo niko yamutangarije ni umuceri mbega uno muntu yamennye awubwira abantu because abantu bumvaga ko abaganira cyangwa se abenda kuganira muri Doha nibura intambwe igenda iterwa iri satisfaisant yego none buri iyi nkingi ya mwamba muri ibyo ni leta M23 igakurikira leta ivuze rero ko ntacyo bayibonamo ubwo twaje twanamenya n'isoko twaje twanamenya n'isoko yo guterana amagambo kwa hato na hato kubona ibintu bigitsete birenge kuba batarabyandosinga ngo bakore ratification muri gouvernement no mu nteko ishinga amategeko ya Kongo ariko sibyo byose avuga mbese nsimbuka nihuta bibuza amahanga kuvuga ngo icyo kiraro cy'ibyo cyaho ibintu bigeze byidoha mu kinyuzeho amakamyo kitaruma buriya abenjeneri bazigiye ikiraro cyumira niba ari iminsi 15 sero standard international zo kubaka ntabwo niba wenda ikiraro beton bubatse inyuzwaho amakamyo mu byumweru bibiri ntabwo mu minsi 7 wabonye muri Cogamo ko Museveni aza mu Rwanda
yakuciye kwa Mutangana, yego ntabwo yaciye ku kiraro cya Nyabugogo cyari kitaruma, sibyo? yego Aho ni mu bwubatsi. Rero no mu buryo by'umutekano bijyanye n'amahoro twakwiye kureba ngo ibyo M23 irimo uyu munsi aho etape igeze na leta ni cya kiraro kirimo kubakwa kugira ngo abazajya kuganira bakinyureho. Ariko Tshisekedi cyangwa abahuza barimo kunyuzaho intumwa ngo zisubire mu biganiro ikiraro kitaruma, ntikizashwanyuka. Tshisekedi ibyo avuga byose isi irabizi. Ariko ikintu gitangaje je umanzi ikintu kintera ikibazo nuko kuri kinkurikiranye n'imyaka myinshi 2012 2012 aya niyo magambo General Kabila Joseph yavugaga, Lambert Mende yavugaga, Minisitiri w'itumanaho nka mwanya wa Patrick Muyaya ndetse na Christopher Rutundura wari muri Foreign Affairs. Yego M23 mwafataga mwagira tuzabavanamo muzava mwohohe patata ntibyabaye byarabaye. Ibyo muvuga byose n'ibyo twasinya n'ibipapuro biri aho ngaho n'ikindi kuko babakubise na SADC n'iki byose giye mu bintu binari impungenge mu kibazo cya Kongo. Yego ni determination ya leta icuramye bien sûr simba gishimagiza ariko hana bazayirwa abakongomani b'Kinshasa bakura gushikama kucyo bahisemo kandi badaye bakora bakigezeho. M23 FC bazakigaho nicyo kintu kizabazonga mu gihe kinini cyane. Barakuba ngo ntituzumvikana. You see? Nimuza no kuvanga tugiye no biganiro niko tuzitoranyiriza muri mwege by condition. You see? Yego Abandi baraho barasinya. Leta ya Kongo ya Kinshasa bwa mbere mu mateka abantu bazayikurira ingofero ko mu kibi yahisemo igihagararaho, abandi mu cyiza bafite bakaba flexible. Ni nahi bahera. Yego Kandi akubwiza ukuri ikibazo kiri mangana kimwe. Hari uvuga ugiye kumbwira nko muri commentaire ati none se bataye bari flexible kari banyamuke ari banyakamwe bagira ngo babigenze gute ko batagangare nka leta. None ko nutahagarara gushikame uruguhiga n'ubundi ruzaguhiga wagize gute wicishije bugufi byo wigira nta sympathy bazakugirira. Yego Gupfa uzapfa bakwicire kamena aho bakujyanye muri brassage no guhuza ingabo aho kugira ngo ujye kundasira mu buhuza butazakunda wandasira mu ndaki muri defense bari mu uyu munsi nzirinze. Ubu mubyeyi wahunze mu myaka 20 almost 7 igiye kuzura wari waje ari umusore kuwaje ku myaka 40 imyaka almost 30 irageze ari muri 70 waje afite 30 ari muri 30 na waje ari 20 ari muri 50 na bamwe barashaje bitaba Imana cyangwa se barangiza urugendo rwabo mu isi batabonye icyo abahungu babo barwaniye. Yego None ikibazo aho kinini hamwe uvuye kuri RCD uburyo bwo gutrustinga leta zitari ikizo bagezaho nibwo bwo M23 irimo gukoresha. Ubwo RCD ya kabiri yakoresha nibwo barimo gukoresha. Ubwo CNDP yakoresheje nibwo barimo gukoresha. Kuki ibintu bashukwa buri gihe ari byo bahora bajyamo. Ikintu nshaka kubwira kuri ingingo uyu munsi naje nzi ko mvuga ko ndi bukivuge. M23 uyu munsi zishimwamo nkuru zikagabamo nkuru. Urumva? Yego Ubu today M23 niyo turimo kuvuga uyu munsi. Ariko M23 rwose abantu babareke bababarije. Nta kosa mufite muri intambara. Ikosa rifitwe na basokuru. Sokuru ya M23 ni RCD. Urumva? Se wabo ni CNDP. Sibyo? Anko wundi ni M23 ya mbere. Kugeza kuri M23 ino generation dufite uyu munsi. Nta muntu wigeze utangiza intambara yo muri Kongo. Nga setting impamvu zitajegajega. Basetting impamvu ziri faible, ziri simple. Impunzi iki n'iki bakazicyura bakicamo zimwe zikongera zikagaruka. Bano bantu simbizi ntabwo ndi umujyanama w'ubugeni mu gusesengura. Iyo RCD iza kuba mu bintu iharanira. Nyo ndabivuga mu mazina yabyo. At least Sandri ibaraniraga federalism. Yego Cyangwa igaharanira independence. Uzi ikintu cyari kuvamo? Ntubona ukuntu hari isi yigira ko irambiwe intambara zo muri DRC, muri Eastern DRC. Uyu munsi bavuga ngo mubahe bajyane. Ibyo baharaniye. Uyu munsi ubaje umwe mu 23 uti imyaka 20 mwaharaniraga iki uretse gucyura impunzi. Iyo ni cause ntabwo ari principe y'intambara. Iyo ntabwo ari manifesto y'intambara. Iyo ni impamvu umwe wese yagira nkuko sinabo impunzi zonyine kwisi kandi buri mpunzi mu gutaha ntabwo irwana. Ntabwo biri adamantike impunzi zitabantu barwanye nubwo inyinshi ariko bigenda. So iyo ni impamvu iri simple. Abantu banakwicara bakavuga ati gaho nizitahe bakazongera bakazica zigasubirayo. Icyo ni igisubizo amaleta yose yabona abishaka cyangwa atabishaka. Ariko iyo urwana ushaka impamvu zaje za leta zikayikuraho mutanyu. Yego RCD yabikoze M23 aba bandi uyibarenganya. CNDP ntacyo yakoze. Ariko nanone aho gari kurenganya M23 nuko yagomba kumenya ngo nibizi mistake bakuru bacu barazikoze.
ubwo tugeze muri Sarambwe yego reka tuve mu RCD yarwaniye niba natugira vice president bagakora M+5 M+4 M+ whatever ntacyo byatanze n'ibintu ntacyo bizatugezaho yego bagomba kurwana barwanira kwigenga kwa ahantu runaka hari ahantu nduzi Tshisekedi ngashaka kubahereza uyu muri no minsi ngo gutegeka imyaka 5 bagombye kuhategekana no bavanze icyo gihe ubu ngubu ndakubwiza ukuri Colonel Makoma wapfuye muri ya ntambara ya mbere yari kuba yarapfuye azi icyo apfiriye Makenga ababwira abana ati turi independentist turagwana kwigenga cyangwa se iyo federalisme turashaka kwitegeka iwacu sibyo yewe nabandi n'urugwaye n'uri mu bitaro n'uwagize gute n'uri casualty abazikinagize ariko uyu munsi ntabwo ndajya muri kadaship wenda ngo ngiye kubaza muri M23 uwababaza ati principe eshatu nyamukuru murimo kurwanira nakuzikubwira byabagora bakubwiramo iziri simple ibyo kwita cause urumva ariko ntibakubwiramo ibishyitsi inkingi za mwamba hano ku isi tugira igiti iyo umuntu utazi igiti ariko igiti ntabwo ari ishami si agashami ntabwo ari iki ntabwo ari akabuto akabuto ntabwo ari akarabyo so gucyura impunzi ni akarabyo ku giti turimo kujyana bone guverinance ni agashami ku giti ingabo zifite discipline ni akabuto ariko inkingi ubundi yagombye kuvuga ngo iki ibyo byose icyo bishamitseho purize bicometsemo dushaka kwigenga ahantu wacu burya nicyo gisobanuro kivuga ngo umujenerali ubundi nkunda babwira ngo ajye mu yindi ntara kanga ntabwo ubundi bishoboka mu gisirikare ugomba gusobanura impamvu utajya mu yindi ntara nubwo nta mpunzi waba ufite iri hanze iyo mpamvu yasobanuka gute yasobanuka uvuga determination y'ikindi kintu urwanira aho wita iwanyu ni hehe urumva kuko mu gisirikare nta muntu uri deployed aho wifuza ntabwo cyo kiri gisirikare n'igituma aba bana babwira bati mujye bandundu mujye hose bakumva ni ikibazo ukuyemo n'impunzi buriya bishoboka kuba bumva hatana banogeye nkuko n'ubundi umuntu wa Bakongo Kinshasa badipolenzana muri stand DRC usanga ari byamunaniye aje kuryimbwa urumva kandi imiryango yacu bitaryimka sibyo wadipolinga nka nkunda cyangwa se abasirikare ibunaka agasanga bakwihene kandi umuco we wabari inka iyo icyo kintu iyo giharanirwa kera erega ntawe kivuga Sandrine ariko kirimo iroho za benshi waduhita akaryacu either twigenga completely cyangwa se twigenga mu buryo bucagase ariko bwubaha leta ibyo ntacyo bitwaye biramutse ariko nguko byaba byubatse gihe ntawe siyuhitiramo abantu koko abantu bari imyaka 20 n'ingahe bataragira inkingi za mwamba muri manifesto nk'eshanu niyo bajya kuganira bavuga ati murakora ku gashami ntimukora ku mubyimba w'igiti sibyo murakora ku kabuto ntibukajyane igiti kiracyari kizima kizamera izindi yego barabacunda yikoba barabaya nababonye special force 50 tuzazigira gute polisi ikaba ya leta muri Kivu mukajya mushyiraho umuyobozi tukamwemeza ntabwo je mve ba leta ya Kinshasa sofa uko ibintu bimeze nyine Tshisekedi niwe perezida w'Makwandosinga ibyo byose hege mu 20 igomba kubyumva igihe itafite ikindi kintu yubatse gihanganye na Kinshasa Kinshasa zavuga utari kubane muzi n'imini imipaka ni yacu ntabwo ari mu mugenzura imipaka mugenzura ibyo by'ubusirikare n'iki kumura abasirikare muve mu butegetsi iyi ni Republika ya Demokarasi ya Kongo ariko abaventura ishaka ikintu itadefinisa kiri opaque cyari hari amafoto bitaga amafoto yashika umuntu yakugira gutya akabwira ngo attention akagufotora bakoraga ikintu bita negative bayikuramo bakajya bahengeza gutya urumva bakaranga ikizabifoto n'ikizabifoto akamenya n'akantu n'ukuntu hanaguza ibyo nibyo bita opacité yego negative bari opaque batarayanyuza muri krino ngo bayihanagure ntabwo yatwaye twishije ngo tumwamarize ubu ni foto yawe nibyo wari wambaye uko byasaga impamvu mu venture Rwanda ziri opaque urumva ni ibintu reba ubanje guhengeza cyangwa se mukitsimba hano ukabaza umuntu uti we kubundi mumva byagenda gutatisha ndankurahiye giye kunjyanikisha sasa simbyumva akandi kantu gakoryo karimo hakababaye mu 23 aba RCD aba SNDP bameze nk'abariye akantu k'Kinshasa ku buryo ukoresha na referendum batora kwigira Kinshasa utazi icyo bahurumbirirayo utazi ikintu bakurayo utazi ikintu babonayo urumva yego ni ingingo nkubwira ntiyumvirwa nkaho kimwe abandandi bigeze gushaka kwigenga buri abandandi bigeze kugira ama revolution nabo abantu bitwa ngo bari bakanyamahanga abandi bose bari abagaverneri bafite influence mu banyarwandofone baravuga muvuge muvuye aho ngaho hari igihe ndimo ko yashatse kukivuye yigenga aba barwandofone barabyanga nabo barimo kubyifuza nabo uyu munsi nanone abo bamoko nabo ntiyabakundira wasanga atabakundira ariko ikiriho
ubu umuntu wakora ikintu muri Muvento wakora agakoryo, reba hano mbikuri kugikubwira. Uzi ikintu uzi umuntu wakora agakoryo kakandika amateka, ni umuntu wawe ati twicare hamwe dusubire impamvu turwana. Naho gufata imisozi niyo mwagera Kisangani, uko ibintu byubatse uyu munsi babasubiza inyuma ko ni muri leta, nta n'ikintu kiri leta muri cyo. Ariko mufashe Bunagana yonyine, mufite intego y'icyo murwanira, mwayishingaho ibendera y'ikintu murwanira. So ubunini bwo gufata ahantu imbaraga mwagira mu gisirikare cyose, as long as mugifite uburyo ki muri manifesto yanyu butabihagararaho bikavogerwa, ubareba nawe akabona gutyo ntacyo mwibwira, icyo gihe murarangira, ntago bikangura bavuga ngo it is matter of time. Muri gihe ibyo ngo murafata ahantu mukonkaringa ahantu, ariko itegeko nshinga ubwo ari ryonyine. Namwe ko tureba muri manifesto yanyu nta kizabaramisha. Baca umugani ngo umwari mwiza agera ibwami kubw'uburanga bwe, ariko icyamubesha n'ubwenge akaharama akaharongorerwa akahuzukuriza. Muvento ni nka wa mwari mwiza wafata Kivu zombi, ariko manifesto ikomeye bafite niyo yatuma barambamo. Uyu munsi ntayo mbona. Uyu munsi naravuze kuva kera ngo bakoze congress nini cyane, urumva, bagatumiramo n'abadiaspora n'ibiki byose, abantu baki bwibanga, tukazumva itangazo rikomeye ngo abantu bavuye UK bahuriye icanzu. Uyu munsi bemeza iki niki, ubwo ngubwo ubutaha bazajya bajya muri Doha. Amerika ivuga ati okay, kumeza mwe hariho leta, kuyandera aba independence yanyu murayumva mute, bajya baza about independence. Ntago kuri yo barwanya, ntago bajya baza ngo impunzi zitashye zigasubira mu byazo ikibazo mwagira, impunzi zizataha nyine. Urumva, kurwanira impamvu iri simple bitubuhuzagurika mu ntambara, aho kurwanira impamvu iremereye irenze impunzi ishuri 1000 gukuba 7, urumva, bitumushikama mu ntambara. Sino aba baravaho n'abandi bazaza baveho, n'abandi bazaza baveho. Aya makosa yose uyashinje Azarias Ruberwa, uyashinje Moise Nyarugabo, uyashinje Deo Gracias Bugera wo muri CD ya mbere, uyashinje General Nkunda, urumva, uyashinje Makenga na Bisimwa, Ive Kone nanga ntunabimuzanemo hano, ntago ari iwabo ugiye kureba mu buryo ndavuga muri Kivu, ava muri za hejuru hariya gusa hose ni mu Giswahili, urumva. Icyo ni ikintu umuntu yavugaho mu bundi buryo, buri wese kube kugeza uyu munsi nta urakaza. Makenga rero akaba gihabwa akazi gakomeye cyane ko gukora, nta nibyo ashaka hari, wagira ngo ntazi kandi na ngombwa. Azi ko kuba umusirikare ukarasa gusa ukagenda gute n'ikindi cyose unesha leta, ariko uranesha leta, ariko unesha leta mu Rwanda mpuzamahanga barimo kureba iki, barimo kureba iyo leta nyine n'ubwo yinesha nizaguserukira. Ubu niyo basabwa kibagirira imbabazi, ibyo bita amnesty. Yego, birirwa bayinginga ngo bari kuririmba yarazibimye. Iyo ugira ahantu uvuga uti sizarenga ahangaha, nabo fasha warabafunze ukavuga uti tuzabahererekanye, bakavubira bakagira. Ube Muvento uyibajije uti ubundi mu byifuzo byanyu mupaka muva mutarenga n'intambara zanyu n'uwe, kuko ikindi wasanga batabikubwira gute utangiza intambara ikamara imyaka iringana gutya utarakora iyo linye, utarageraho bien cyangwa warenze, birashoboka, urumva, ku buryo umuntu wawe nyine wawe ndi wa ndani wamuguteka ntituzarenga ibunaka ntitwanaharenga gute. Ni atari twikomereze masha. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye, nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito. Bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.